Kwizera Ahmed, imyaka 17, nkaba naravukiye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro. Mu by'ukuri navutse mu muryango utarimo abantu bafite impano yo gukina umupira, ariko nyine nza kwisanga ngiye mukunda, aribyo byampaye motivasiyo yo gushaka umuntu wakina, kubona amahirwe yo kuza muri ino academy. Nshimira Imana cyane ko yarampaye amahirwe, nkashimira n'umubyeyi wanjye ariwe mama, ko ari we umfasha cyane nyine muri uru rugendo rwanjye rwa football. Nkashimira n'umuyobozi w'ino kipe kuba adahwema nyine kudufasha buri kimwe cyose dukenera mu rugendo rwa football, ndetse n'abatoza batwitaho kuko bagerageza uko bashoboye cyane kandi nabo baritanga. Mu gihe rero Imana ikinije ubuzima, nkaba nifuza kuzaba umukinnyi wo ku rwego rwo hejuru, ku buryo nzaha umusaruro igihugu cyanjye ndetse n'ababyeyi banjye. Nkaba nshaka kugera ku rwego rurenze urwa ba Ronaldo wanjye, cyane ko dore bahari ba Arsene Becker, ba Andre Onana, ni abazamu nyine ubona ko batanga ibyo bafite cyane cyane. Nanjye rero nkaba aribo ngenderaho, bitewe n'uko nyine impano yo gukina umupira ndi umuzamu ari impano nishimira cyane. Murakoze.